Amateka ya Kamariza. Kamariza ni umuhanzikazi nyarwanda w'ibihe byose wasize umurage w'indirimbo z'ibihe byose zitazibagirana ku mitima ya benshi. Niyo mpamvu natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twifuje kubagezaho amateka ya Kamariza. Ikaze. Ubusanzwe Kamariza amazina ye ni Mutamuriza Anosiata, naho izina Kamariza ni izina yahawe kubera ubuhanzi bwe ndetse n'indirimbo ye yise Kamariza. Zimwe mu ndirimbo zamenyekanye z'uyu nguyu Kamariza harimo indirimbo Shira intimba, Iby'isi, Intare, Lorete, Intare batinya, Humura Rwanda, Nzakumara irungu ndetse na Kamariza n'izindi nyinshi. Kamariza yabonye izuba ku itariki 25 Werurwe umwaka w'1954. Avuka kuri se Rusingizangabo Alexandre ndetse na mama we Mukarushema Bernadette. Uyu nguyu Kamariza yavukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru. Kamariza yavukiye mu muryango mugari w'abana 13. Uyu nguyu Kamariza akaba ari nawe muhererezi w'iwabo. Gusa bane muri bo baje kwitaba Imana bataritwa amazina. Kamariza umuryango we mu mwaka w'1959 waje guhungira mu gihugu cy'i Burundi hariya i Bujumbura. Ahangaha ni naho Kamariza yatangiriye amashuri ye abanza. Ni mu buhamya bwa Mariya Uwanjye, uyu nguyu ni mukuru wa Kamariza. 2016 yagiye avuga ko agahinda gakabije uyu nguyu Kamariza yagendaga yumvikanisha mu ndirimbo ze katerwaga n'uburyo uyu nguyu Kamariza yavuye ku ishuri, hanyuma ngo agasanga batangiye ikirori cya mama we yitabye Imana. Ibintu byamukomerekeje ku buryo no mu ndirimbo Kamariza yaririmbaga yagendaga abyumvikanishamo. Nyuma y'urupfu rwa mama we, ise wa Kamariza yamwohereje muri Kongo kwa mukuru we, aho yari afite inyekwe ko uyu nguyu Kamariza akiri umwana agikeneye kwitabwaho mu buryo buhagije. Ni muri ubwo buryo Kamariza yaje koherezwa muri Kongo kwa mukuru we kugira ngo akomeze kumurera. Kamariza rero akimara kugera muri Kongo, ahangaha ni naho yakomereje amashuri ye yisumbuye. Kamariza yakuze akunda gucuranga indirimbo. Ku myaka ye 20 yarazi gucuranga gitari ndetse no kuririmba byahebuje. Kuva icyo gihe Kamariza yahoraga acuranga yiririmbira, ariko ibingibi ntabwo byashimishaga mukuru we kubera ko nyine mukuru we yumvaga Kamariza yaba uwo mu gikoni nk'uko nyine umuco w'icyo gihe wabigenaga. Kamariza yaje kongera kuva muri Kongo hano kwa mukuru we, arangije yigarukira i Bujumbura gusura papa we kubera ko nyine papa we niho yabaga. Mu kugera i Bujumbura, Kamariza ntabwo yongeye gutekereza gusubira muri Kongo. Ibijyanye n'umuziki we yabikomereje hano i Burundi nyine i Bujumbura. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, Kamariza yaje kubona akazi muri ministeri hano i Burundi, akomeza gukora akazi ariko abivanga n'umuziki. Mu mwaka w'1980 nibwo ministeri yakoragamo yamwohereje gukora ahantu kure, ariko Kamariza arabyanga kubera urukundo yakundaga papa we yanze kumusiga. Ibi ngibi byatumye Kamariza areka akazi hanyuma yikomereza ibijyanye n'umuziki. Mu mwaka w'1984 nibwo uyu nguyu Kamariza yafashe izina rya Kamariza nyine nyuma yo gutsinda amarushanwa yari yabereye hariya i Bujumbura. Aho ngaho yanahawe n'igihembo cy'umuhanzi witwaye neza muri ayo marushanwa yari yabereye i Burundi. Iryo zina Kamariza kandi yaje kumenyekanamo niryo yaje kumenyekanamo cyane ubwo aririmbaga muri orchestre Amabano. Ibi ngibi byatumye akomeza kugenda akundwa na benshi ndetse no kumenyekana cyane. Mu mwaka w'1984 Kamariza yaje gusabwa ko indirimbo ze zose azaza aziririmba mu rurimi rw'Ikirundi kugira ngo zicurangwe mu bitangazamakuru by'i Burundi. Gusa Kamariza siko byagenze kubera ko yaririmbaga mu Kirundi, rimwe na rimwe akavangamo n'Ikinyarwanda. Mu mwaka w'1990 uyu nguyu Kamariza yafashe gitari ze ebyiri maze yerekeza mu Rwanda ajya gufatanya na RPA Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ubutwari bwa Kamariza no gukunda u Rwanda byatumye areka byose maze aza mu Rwanda kwifatanya na RPA Inkotanyi muri urwo rugendo rutari rworoshye.
ku rugamba kandi uyu nguyu Kamariza ubuhanzi ntago yaburetse, ahubwo yakajije umurego mu guhanga indirimbo zateraga ingabo imbaraga ndetse n'umurego wo gukomeza guharanira kubohora igihugu. Mu rukundo kandi uyu nguyu Kamariza yakundaga igihugu cyamubyaye nk'u Rwanda, yakomeje kugenda yitanga ku rugamba. Ahangaha yakoze imirimo itandukanye harimo nko gukusanya inkunga, kwitanga ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye yagiye agaragaza ubwo yari ari hano ku rugamba. Twakwibutsa ko kandi uyu nguyu Kamariza yanabaye umusirikare ukomeye ku rugamba kubera ko yari afite ipeti rya serija. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi rero mu mwaka w'1994, Kamariza yakomeje gufasha bamwe mu bagiye bahura n'ibikomere bya jenoside, anafasha abana b'ipfubyi, akomeza agenda barera abo bana. Kandi Kamariza yagendaga afasha yabahuriye mu muryango maze awita Gira Ubuntu Kamariza, wagiye ushingwa nyine n'uyu nguyu Kamariza. Yatangiye afite abana 3 hanyuma aza kugira abana 15. Mu mwaka w'1996 uyu nguyu Kamariza yaje koherezwa mu Buholandi maze ajya gutunganyayo alubumu yise Humura Rwanda. Kamariza akigera hariya mu Buholande yakoze alubumu yise Humura Rwanda, ariko nyine akomeza no kugenda akora indirimbo zitandukanye. Kamariza rero ubwo yavaga mu Buholande mu mwaka w'1996 yaje kujya i Bujumbura gusura famiye yari iriyo. Ubwo rero yavaga i Bujumbura nibwo yakoze impanuka ikomeye maze anyura mu kirahure cy'imodoka arangirika bikomeye. Uyu nguyu Kamariza yaje kujyanwa kwa muganga yitabwaho n'abaganga bikomeye, ariko amara icyumweru cyose ari muri koma. Ibi ngibi byamuviriyemo kwitaba Imana. Uyu muhanzi rero wakunzwe na benshi kandi wasigaye ku mitima ya benshi utazanibagirana, Kamariza yitabye Imana ku itariki 5 Ugushyingo muri uyu mwaka w'1996. Yitabye Imana asize abo bana 15 b'ipfubyi yafashaga, ndetse kandi yitabye Imana afite imyaka 42 y'amavuko. Nyuma rero yo kwitaba Imana kwa Kamariza Uwanjye Maria, uyu nguyu ni mukuru wa Kamariza, nawe nyine yahise akomeza inshingano zo gukomeza gufasha babana Kamariza yari yarafashije muri wa muryango yari yarashinze witaga Gira Ubuntu Kamariza. Nyakwigendera Kamariza rero mu nganzo ye yaririmbaga ukuri gusa, kandi akaririmba indirimbo zakoraga benshi ku mitima, ndetse n'uzumvise muri iyi minsi zikaba ari indirimbo zuje icya zirimo ubutumwa bufasha benshi. Ngayo nguko rero natwe uyu munsi twari twaguteguriye kukubwira ku mateka ya Mutamuriza Anosiata wamamaye nka Kamariza, wasize ibigwi bitazibagirana ku mitima ya benshi kubera ubuhanga ndetse n'ibikorwa by'ubutwari yagiye agaragaza. Nubwo atakiriho, reka tukomeze kumwifuriza kugira iruhuko ridashira, ariko nanone twihanganisha umuryango we. Ngayo nguko rero ukomeze kugubwa neza wowe wabanye natwe muri iki kiganiro twari twaguteguriye.